Mbese urakijijwe? Wakira Yesu Kristo nk'umwami w'ubuzima bwawe? Ese amategeko ye niyo agenga ubuzima bwawe? Ese amahame y'ijambo ry'Imana niyo akuyobora, cyangwa uri kugendera ku mahame y'isi? Uyu munsi wa none isi iri kuyobora abantu benshi bari kugendera ku mahame y'isi, nyamara amahame y'isi akomoka kuri Satani niwe urimo uragena. Byaba biteye agahinda ko ubuzima bwawe waba warabweguriye Yesu ariko ukaza kuyoborwa n'amahame ya Satani. Mbese koko waba ukijijwe? Ese umuntu ukijijwe yagendera gute ku mahame y'isi, cyangwa se yagendera gute ku mahame ya Satani? Ndagira ngo uyu munsi wa none wongere urebe ubuzima bwawe, urebe neza koko utaza kuba ugendera ku mahame y'isi kandi ubuzima bwawe warabweguriye Yesu Kristo. Tujya turirimba indirimbo ngo ndi uwiwe nawe n'uwanjye. Ndagira ngo rero wisubiremo, usubize amaso inyuma. Uyu munsi wa none isi ifite uko iyobowe, ndetse ifite uko igena ibintu byinshi. Ubucuruzi bufite uko buri kugenwa n'isi, ibya politike isi ifite uko iri kubigena, ndetse hari n'ikindi gice ariko nshaka ko tuvugaho uyu munsi wa none, igice cy'urushako. Isi nayo iri kugenera icyo gice imiterere mishya bitandukanye n'uko Uwiteka yagennye umuryango. Ijambo ry'Imana rivuga neza yuko iyo umuntu ashakanye n'undi baba batagomba gutandukana, ariko biragaragara neza, ndetse twese tuzi iryo jambo riba ko batagomba gutandukana kuko baba babaye umwe, ariko twese turabyemera. Ugasanga niba tutumvikanye kandi dukijijwe, natwe ngo tugiye gukora divorce, kandi divorce izo ni impamvu z'iki? Icyo ni ikintu isi irimo irazana mu itorero kugira ngo isenye itorero. Ndagira ngo rero ube maso. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku kibazo abantu benshi bibaza, ushaka kuba ukibaza cyangwa se biri kuba mu buzima bwawe, uri kwibaza icyo wakora. Ese uyu mugabo tubana ntandukane nawe? Ese uyu mugore turi kubana ntandukane nawe? Hari impamvu nyinshi bishoboka ko murimo murashwanaho. Birashoboka ko mutari kumvikana ku bijyanye n'amafaranga, mutari kumvikana ku bijyanye n'amahitamo y'aho mutura, birashoboka ko mutari kumvikana ku bijyanye n'abana muzabana. Izo ni impamvu zose zishobora gutuma mu by'ukuri muhitamo gutandukana. Birashoboka ko ukeka ko umugabo wawe aguca inyuma, biranashoboka ko nawe ukeka ko umugore wawe aguca inyuma. Ese igisubizo ni ugutandukana nawe, cyangwa hari ikindi kintu wakora? Ushaka kuba uri aho ngaho rero uri kwibaza niba Imana yakwemera gutandukana n'uwo muntu cyangwa se itakwemerera. Ndagira ngo rero uyu munsi tubiganireho. Nyuma y'iki kiganiro uraza kuba ufite igisubizo. Ndagira ngo rero tuze kwifashisha ijambo ry'Imana. Iki ni cya kiganiro cyitwa Baza Imana. Ndagira ngo tubaze Imana ku ngingo zitandukanye. Ku ngingo y'uyu munsi rero turabaza Imana niba koko byemewe gukora divorce cyangwa se bitemewe. Reka tubanze dusomere ijambo ry'Imana, twifashishe amagambo cyangwa se ikiganiro Yesu yagiranye n'abafarisayo igihe gitandukanye. Iminsi ibaye nyinshi cyane, imyaka uyu munsi ibaye 2000 nyuma y'iki kiganiro. Babajije Yesu ngo mbese twakora divorce cyangwa ntitwakora divorce? Ndagira ngo wumve igisubizo Yesu yabahaye, nawe kiraza kunyura umutima wawe. Matayo 19. Yesu arangije ayo magambo ava i Galilaya ajya mu gihugu cy'Iyudaya hakurya ya Yorodani. Abantu benshi baramukurikira abakirizayo. Abafarisayo baza aho ari baramugerageza, baramubaza bati mbese amategeko yemera ko umuntu asenda umugore we amuhora ikintu cyose? Nawe arabasubiza ati ntimwari mwasoma yuko yabaremye mbere yaremye umugabo n'umugore, ikababwira iti nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ndagira ngo iri jambo tubyiteho cyane ko turaza kurigarukaho. Bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe, nuko icyo Imana yateranije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe, nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Umurongo wa 7,
baramubaza bati niba ari uko ni iki cyatumye Mose ategeka ko umugabo aho umugore urwandiko rwo kumusenda abona uko yamwirukana? Arabasubiza ati Mose yabemereye gusenda abagore banyu kuko imitima yanyu inangiye, ariko uhereye mbere hose ntibyari bimeze bityo. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Ariko ndababwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe aba asambanye. Abigishwa be baramubwira bati iby'umugabo n'umugore we niba bigenda bityo, noneho kurongora si byiza. Nawe arababwira ati abantu bose ntibabasha kwemera iryo jambo keretse ababihawe. Imana ihabwa icyubahiro. Biragaragara neza yuko Yesu avuga ko divorce itemewe. Ntabwo divorce yemewe, ntabwo yemewe gutandukana n'umugore wawe, ntabwo yemewe gutandukana n'umugabo wawe uko byaba byagenze kose. Cyakoza ijambo ry'Imana yatubwira yuko bishoboka gusa igihe umufasha wawe yasambanye cyangwa se wamufasha yaguciye inyuma. Ariko ndabwira yuko umuntu wese uzasenda umugore we atamuhora gusambana akarongora undi azaba asambanye, kandi ucyura uwasenzwe nawe azaba asambanye. Ndagira ngo ubanze mu by'ukuri usobanukirwe ikiba iyo abantu babanye. Mbese ushakanye na mugenzi wawe Claude na Claudine bafashe icyemezo cyo kubana, mbese imbere y'Imana byagenze bite? Ijambo ry'Imana ravuga ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Bituma batakiri babiri ahubwo babaye umubiri umwe. Nuko icyo Imana yateranyije hamwe umuntu ntakagitandukanye. Imbere y'Imana Claude wafashe umwanzuro wo kubana na Claudine babaye umubiri umwe, babaye umuntu umwe, ntibakiri babiri ahubwo babaye umuntu umwe. Nicyo gituma iyo Claude afashe umwanzuro wo gusenda cyangwa wo kudivorusa Claudine atabitewe no gusambana, atari uko yamuciye inyuma, hanyuma Claude cyangwa Claudine bakagenda bagashaka n'abandi bantu, Claudine akabona undi mugabo, Claude akabona undi mugore, imbere y'Imana Claude cyangwa Claudine nyuma yo gushaka abandi babana bazamara ubuzima bwabo bitwa abasambanyi. Kubera iki? Imbere y'Imana nubwo bakoze divorce ku isi, bakajya mu mategeko y'isi akabibemerera, bakabisinya abantu bakabihamya, ariko mu by'ukuri imbere y'Imana baracyari umugabo n'umugore. Nicyo gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo niba mutandukanye wenda kubw'izo mpamvu zanyu, ngo buri wese nagume uko ari. Niba mutandukanye kubw'izo mpamvu zanyu zitandukanye, umuntu wese nagume uko ari. Ijambo ry'Imana rivuga mu gitabo cyangwa se mu rwandiko rw'Abakorino ba mbere igice cya 7 umurongo wa 10, ngo abamaze kurongorana ndabategeka, nyamara sinjye ahubwo n'umwami wacu, umugore ye kwahukana n'umugabo we, ariko niba yahukanye abigisha ubaziko cyangwa yiyunge n'umugabo we, kandi umugabo ye gusenda umugore we. Ijambo ry'Imana rirabigaragaza neza. Niba ufashe umwanzuro wo gutandukana n'uwo mubana, wenda bitewe n'uko ntabwo mwumvikanye kuri amafaranga, ku bana muzabyara, ntabwo mwumvikanye kuba muzatura, ku cyo mwakora, ukubona ko utabasha gukomeza kubana n'ungo, cyangwa se hari ingeso wamusanganye utabasha kwihanganira, nyamara iyo ngeso ntabwo ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana rikwemerera gusa igihe waba wamufatiye mu cyaha cy'ubusambanyi, nabwo atari amagambo cyangwa se atari amabwire. Iyo rero ufashe uwo mwanzuro wo gutandukana n'uwo mubana, niba uwo mwanzuro mwawufashe mukabyemeza, mukabisinyira mu mategeko y'isi nk'uko mushobora kuba muri kubyifuza cyangwa se mubitekereza, ijambo ry'Imana rigutegeka kutazongera gushaka undi muntu. Kuko igihe cyose uzashaka undi muntu, wibuke neza nubwo mwabisinye mu isi, imbere y'Imana uracyari umugabo,
wa runaka, uracyari umugore wa runaka. So nubwo mwabisinye mu isi muracyari kumwe. Rero niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo ugende ugume wenyine, ntuzongere wongera gushaka. Ati icyakoza birashoboka ko babandi bakoze divorce bakongera bakabana, kuko n'ubundi imbere y'Imana ntabwo biba byatandukanye, mamukiri babandi, mamukiri umugabo n'umugore. Rero aho kugira ngo ujye gushaka undi wakongera ukabana na wa wundi, ijambo ry'Imana rirabyemera, ariko gushaka undi ho uzamara ubuzima bwawe witwa umusambanyi. Birambabaza cyane uyu munsi wa none mu by'ukuri kubona abantu dufite mu itorero, abantu dufite mu makorari, mu ma worship team, abantu dufite mu bavugabutumwa, ariko ugasanga imbere y'Imana ni abasambanyi. Ukagenda uri umusambanyi, birabaje gukorera Imana uri umusambanyi, birabaje gusenga uri umusambanyi, birabaje kuba uri umumama wiyubashye uri umusambanyi, birabaje kuba uri umupapa wiyubashye uri umusambanyi, gusa kubera iki kintu cya divorce. Imbere y'Imana iyo ukoze divorce utabitewe no gusambana, cyangwa se atari uko umufasha wawe yasambanye ukamufata ugashaka undi, Imana ibibara nk'ubusambanyi. Birababaje rero yuko wakora icyo ukora cyose uri umusambanyi. Ese aho ngaho uhagaze ute? Wowe wari gufata umwanzuro wo gukora divorce, ntabwo Imana ibikwemerera. Inshuti yanjye, hari ikindi kintu wakora. Komeza usengere urushako rwawe, komeza usengere umugabo wawe, komeza usengere umugore wawe. Igisubizo ntabwo ari ukumuta. Niba hari ibitagenda neza mubiganireho, niba hari ibitagenda neza nimurebe abantu babagira inama babafashe. Niba hari ibitagenda neza gira kwihangana, utegereze umwami, wizere umwami azabigenza neza. Igisubizo ntabwo ari ugutandukana. Mbese mu buzima bwawe hari ibitagenda neza uhitamo kwiyahura, ndetse abakora icyo ngicyo tujya tubita ko ari ibigwari. Oya, rero nta nubwo nanone kuba bitagenda neza mu rushako rwawe igisubizo ari ukuruvamo. Reba abana umaze kubyara ariko ushatse gufata umwanzuro ngo ugende, reba imyanzuro wafashe, reba ibintu byinshi wigomwe, none ngo uyu munsi wa none ugiye gufata umwanzuro ngo ugende. Oya, igisubizo ntabwo ari ugutana. Iryo jwi rikubwira gutana n'uwo mwashakanye ntabwo ari ijwi ry'Imana. Uwo muntu ukugira inama yo gutana n'uwo mwashakanye ari kumera nk'uko Satani yavugiye muri Petero akabwira Yesu ngo ntabwo akwiriye gupfa. Oya, iryo si ijwi ry'Imana. Hindukira, cyaha Satani, mubwire ngo have Satani mva inyuma. Nubwo ari kuvugira mu kanwa k'inshuti yawe, nubwo ari kuvugira mu kanwa k'umukozi w'Imana ukuyoboye, nubwo ari kuvugira mu kanwa ka mama wawe cyangwa ka papa wawe kakubwira ngo tandukana, iryo ntabwo ari ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana rirakubwira ngo ihangane, ijwi ry'Imana rirakubwira ngo senga, ijwi ry'Imana rirakubwira ngo gutandukana ntabwo ari ikintu Imana ishaka. Ijwi ry'Imana rirakubwira ngo nusenga bizagenda neza, ariko ijwi rikubwira ngo utandukane, udivorce uwo mubana, iryo ni ijwi rya Satani. Menya gutandukanya amajwi akuganirira, menya gutandukanya abajyanama ufite, menya gutandukanya. Divorce ntabwo ari cyiza ku itorero. Divorce ni imwe mu ntwaro Satani arimo arakoresha kugira ngo asenye umuryango Imana yaremye, kugira ngo asenye itorero ry'Imana. Ndagusengeye mu izina rya Yesu kugira ngo urushako rwawe rumere neza. Uwiteka aguha amahoro, Uwiteka aguhe kwihangana. Ibitagenda neza mu izina rya Yesu Kristo bigende neza. Ibyanze gukunda kuva uyu munsi bikunde mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha amahoro, Imana iguhe kwihanganira ibyo bitari kugenda neza, Imana iguhe kurwana intambara nziza. Ba mama barihanganye birakunda, ba data barihanganye birakunda, baraturira turakura. None uwo nta n'amezi 6 umaze muri urwo rugo urashaka kuruvamo. Oya, ndagusengeye mu izina rya Yesu Kristo, wakira imbaraga z'Umwuka Wera, ukomere kandi ugire ibyiringiro, umenye ko byose bizahinduka. Ibitagenda neza uyu munsi ejo bizagenda neza. Humura, Imana izakugira neza. Ijambo ry'Imana ngo yemwe abarushye n'abaremewe nimuze munsange ndabaruhura. Ni ukuri, sanga Yesu arakuruhura, mushyire ibyawe arabigenza neza. Igisubizo rero ntabwo ari ugutana n'uwo mukundana, igisubizo ntabwo ari ukumusiga ukagenda, ntabwo ari ukumusigira abana, igisubizo ntabwo ari ukumutana abo bana, igisubizo ntabwo ari ugushaka undi mugore. Igisubizo ni uko wakwiyunga n'uwo muri kumwe, ni uko mwasenga mugakomera. Imana yo mu ijuru iguhe umugisha, Imana yo mu ijuru ikugirire neza.
mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye.